w'Imana ntajya agira amahoro mu buzima, ahora ageragezwa. Aho ugeze uhura n'ibibazo, aho ugeze barakwanga, aho ugeze barakuvuga, aho ugeze baragusebya, wagera mu kazi ukaba ikibazo, kandi wowe wakwisuzuma ugasanga nta kibazo ufite. Imana ziravuze ngo oya ku migambi yose y'umwanzi. Ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ku muntu wayo ntujye uburizwamo. Niryo jambo Imana yampaye kubazanira uyu munsi. Haleluya. Indi chorus ivuga, indirimbo ivuga ngo kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza, nzakomeza nkwizere kuko utayobya, nzakomeza nkwizere kuko utabeshya. Umugambi w'Imana ni mwiza kuri wowe. Haleluya. Niyo mpamvu dukomeje kwizera Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro ibice 45. Turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 5. Ndumva mushumba yamvuze nitwa Liliane, ku izina nzwiho cyane ni Mama Mugisha. Ndi umuvuga butumwa hano mu itorero Bethlehem. Imana iduhana umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana Yesaya bambe Itangiriro ibice 45. Turahera ku murongo wa mbere. Titiri ravuga ngo Yosefu yirondorera bene se. Ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Haleluya. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira rivuga ngo umugambi Imana igufiteho ntuzaburizwamo. Izi nkuru za Yosefu ni inkuru abantu benshi barazizi. Yosefu ni umwana wavukaga kuri Yakobo. Murabizi ko Yakobo yashatse abagore babiri, ashaka Leya, ashaka na Rasheli. Yakobo ni wa wundi watendeye imyaka 7 kugira ngo abone umugore. Imyaka 7 ishize, aho kugira ngo bamuhe uwo ashaka Leya, aho kugira ngo bamuhe Rasheli bamuha Leya. Aravuga ati nta kibazo kuko nzi icyo nshaka, ndemera nkora iyindi 7 ariko mu mpera Rasheli. Nuko nguko nyine Yakobo yatunze abagore babiri, Leya na Rasheli. Uyu rero Yosefu dusomye yavutse kuri Rasheli. Avuka Yakobo amaze kugera mu zabukuru, ari umusaza. Abana Rasheli yabyaye ngo Yosefu abyara n'undi bitaga Benjamin cyangwa se Benyamini, biterwa n'ururimi wabo bivuzemo. Abandi 10 bavukaga kuri Leya. Izi nkuru za Yosefu ni inkuru ndende ngira ngo tuganireho. Uyu Yosefu yari afite ikibazo cy'uko se yaramukundaga cyane, abandi bavandimwe be bakamugirira ishyari. Usomye mu ijambo ry'Imana ngo se yari yaramudodeshereje ikanzu ndende. Iyo kanzu noneho se amaze kuyidodesha kiba ikibazo. Noneho na mbere ntibamukundaga, noneho haje icyo cy'ikanzu, ishyari rirushaho kuzamuka. Igihe kimwe ngo se aramubwira ati fata ibyo kurya ugende ugemurire bene wanyu cyangwa se abavandimwe bawe. Ariko nsubiye gati nyuma, Yosefu ngo arota inzozi, ngo arota izuba n'ukwezi ngo bimwikubita imbere. Arongera arota ngo imiba 11 imwikubita imbere. Arangije abwira bene abo bavukana, abavandimwe be, ababwira inzozi yarose. Barazumva, baravuga ngo none se yabanje azibwira ababyeyi be. Saramubwira ati ushatse kuvuga ko ngewe na nyoko tuzakwikubita imbere? Izuba n'ukwezi byasobanuraga se na nyina. Ngo abona n'inyenyeri ngo zimwikubita imbere. Izo nyenyeri noneho ni babavandimwe be. Baramwangaga, noneho bikubitiyeho no ku nzozi yagiraga barushaho. Igihe kimwe rero ngo saramubwira ngo ngaho gemurira abavandimwe bawe. Abagemuriye bakimubona ari kure yenda kubegera, baravuga ati nguriya karosa araje. Batangira kumupangira ikintu bamukorera kugira ngo za nzozi yarose zidasohora. Haleluya. Nababwiye ngo ijambo ry'Imana Imana yampaye iravuga ngo umugambi w'Imana kuri wowe nta kintu kizawuburizamo.
aba bavandimwe be batangiye gushaka kuburizamo umugambi w'Imana. Bamaze kumenya ko umuntu bavukana ntiyoroshye. Ababyeyi be bazamwikubita imbere, abavandimwe be bazamwikubita imbere, batangira kurwanya uwo mugambi. Ndashaka kuvugana nawe urimo kunkurikira, nawe ufite inzozi warose. Satani agerageza uko ashoboye ngo azirwanye ziburizemo. Noneho iyo wazivuzeho rero, uzagira Satani uzirwanya, uzagira abantu bazirwanya. Ariko narinje kukubwira ngo ukomere, nta muntu uzaburizamo umugambi w'Imana. Haleluya. Yosefu baramubona ari kure, batangira kugambana, baravuga ngo reka tumute mu rwobo rw'amazi. Araza abageze imbere batangira kumutuka. Karosi, ubwo wenda baramubazaga ese iri joro noneho warose iki? Hari igihe ubana n'abantu nabo bakajya babyuka bakwiyenzaho kuko bazi ko ufite impano yo kurota, bakajya bakubaza ngo harya ngo ubu noneho warose ikira, ngo ubu noneho ni warose ujya muri Amerika, ujye wicecekera. Ubu noneho ni warose washyingiwe, ujye wicecekera. Kuko buriya Yosefu ikintu cya mbere yazize, yavuze inzozi ze. Ibi bintu byananyigishije, nasanze ibintu bitubaho akenshi biterwa n'ibyo twavuze. Hari igihe Imana ikubwira amagambo meza ukumva ntushobora kwihangana, ukumva ntiwabigira ibanga, ukabiganiriza bene so, ukavuga uti uzi ko Imana yambwiye gutya na gutya. Kumbe babandi ubibwiye hari igihe batangira kurwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ariko nubwo bawurwanya, nubwo bagira bate, Imana izakugeza aho yagambiriye. Haleluya. Aho Imana ishaka kukugeza izahakugeza. Baramufata bamuta mu rwobo rw'amazi. Urwo rwobo nta mazi yari arimo, ariko rwari urwobo bacukuriye amazi. Arubamo bibwira ngo birarangiye. Barangije umwe mu bavandimwe be aravuga ati ariko nimureke tumukure muri uru rwobo. Buriya hari ahantu abantu bakujugunya ariko ntago ari ahawe. Urwobo ni urw'amazi, ntago ari urwo gushyirwamo umuntu. Bajya inama, umwana avuga ati ariko reka tumukure muri uru rwobo, noneho tumugurishe. Numva nanone ni umugambi mubisha barimo gukora. Ngo haturuka abantu bitaga ngo na Abishimayeli, baguraga abantu bajyana kugira abagaragu babo, abakozi babo bo mu ngo, abo bakoresha imirimo. Ngo babona baturutse kuravuga ati reka tumukuremo, niturangiza tumugurishe, dufate ya kanzu data yamudodeshereje, dufate igisimba tukice, tuyisiga aya maraso, tuyishyire data, tumubwire ko inyamaswa z'inka zizamuriye. Nyumvira iyo migambi. Uku niko abantu bajya bacura imigambi yo kukurwanya, bagacura imigambi yo kukugirira nabi, ariko Imana byose ikabitesha agaciro. Haleluya. Hari ukuntu umuntu agusunikira mu mugambi w'Imana, we yibwira ngo arimo araguhemukira. Bafata ya kanzu bayishyira se ngo ayibonye ararira, arababara, bakora n'ikiriyo kirarangira, ariyakira, aravuga ati umwana wanjye Yosefu ibisimba byaramuriye. Yaramukundaga cyane, arababara, birarangira. Yosefu baramujyana, ba bacuruzi baramugura, bamujyana muri Egiputa ku muntu witwaga Potifari. Bamugejejeyo, Yosefu arakomeza arageragezwa. Buri umuntu ni mu mugambi w'Imana ntajya agira amahoro mu buzima, ahora ageragezwa. Aho ugeze uhura n'ibibazo, aho ugeze barakwanga, aho ugeze barakuvuga, aho ugeze baragusebya, wagera mu kazi ukaba ikibazo, kandi we wakwisuzuma ugasanga nta kibazo ufite, ahubwo abantu baba barwanya ikiri muri wowe. Haleluya. Yosefu baramujyana ajya kuba umukozi mu rugo kuri uwo Potifari. Potifari yari umutware muri Egiputa, yari umuntu ukomeye. Aragenda, n'ibyo bibazo byose yahuye nabyo, ubwo abavandimwe be ntibongeye kubonana, birarangira. Se nawe azinga umwana we yarapfuye. Agezeyo ajya gukora akazi ko mu rugo kuri uyu muntu witwaga Potifari. Agezeyo ahura n'ikindi kigeragezo. Reka mbabwire bene data, ushobora kubuhora wibaza ngo ariko ibintu mporamo bizageza ryari, bizarangira ryari? Yosefu akubera urugero rwo kwihangana, kandi ikiruta byose ukomeze ukiranuke, wikomeze ku Mana. Agezeyo akora akazi ko mu rugo. Urabona njya nkunda kubireba, hari igihe uzana umukozi agishonje, afite inzara yo mu cyaro, atarakaraba ngo ake, agisa nabi,
noneho burya reka mbabwire burya gusa neza uko nguko usa biterwa n'ibiryo urya, sibyo? uko kuntu usa uko gasura ufite ni ukubera urya neza. buriya umuntu urya nabi nubwo wamukarabya kangahe ku munsi ntagacya. Yosefu nawe amaze kugera kwa Potifari kuko hari mu bakire mu bisubizo, ararya aracya ashira inzara, nta na stress y'abavandimwe be birwamugirira ishyari, nta n'amagambo bamupikaga yongeye kumva, ariko imbere ye hari ikindi kigeragezo karundura. Amaze gusa neza nyirabuja aramwifuza, arimo arakoropa, arimo arateka, ngo akajya mwitegereza. Yosefu ngo kari agasore keza. Buriya hari umuntu ureba ugasanga nubwo akora akazi ko mu rugo ukavuga ati uyu muntu wamwitaho, uyu muntu wamugaburira neza, akamwambika neza, uyu muntu yavamo umuntu muzima. Nuko nguko nyirabuja yamurebye avuga ati aka gasore wakambika neza, akakarya neza, mbese kakarara heza, yavamo umuntu mwiza. Aramwifuza. Arangije ngo umunsi umwe amusanga ari mu mirimo, bwambwa ati ndashaka ko turyamana. Bibiliya ivuga ngo Yosefu aranga, yanze ngo bajya mu gukirana, nyine ashaka kumufata ku ngufu. Naratangaye buriya gufata ku ngufu byahozeho, ngo ashaka kumufata ku ngufu. Ngo Yosefu ngo ahita kuramo umwenda we arawumusigira, ariruka arigendera. Ntakamenye ko uwo mwenda usigaye uzamugezayo, uwo mwenda uzaba igihamya cy'uko ibintu byabaye kandi nta byabaye. Umugore ngo arangije ararira, aragiye asanze Potifari, aturandebera umugaragu wazanye ahangaho, umugurano wazanye, urabona ibintu ankoreye, yashatse kumfata. Uri hari ukuntu umuntu ashaka kugukoresha icyaha, yabona bitagezweho, cyangwa ashatse kukugambanira, cyangwa ashatse kukugirira nabi mu bundi buryo, yabona bitagezweho akagira gutya akavuga ati mva nzamugezayo, nubwo bitabaye ariko ndashaka ikindi kintu nkora nanjye mukomeshe. Maze ngo ararira, ngo aririza koko, bambwa turabona ibintu ankoreye, ashatse kumfata ku ngufu. Icyo kintu rero nta muntu wakihanganira. Kandi Yosefu nta kibazo yari afitanye na bosi, ariko bosi yumvise ko bashatse kumufatira umugore, aravuga ati kuri iyo ngingo ho nta kintu twavugana, ati nimumuzane. Baramuzana, bamugejeje, baravuga ati isobanure. Nta soni sha, ejo bundi nkuzanye usa kwa kundi, umeze kwa kundi, umaze kurya ifiriti urahaze, ugeze aho wifuza n'umugore wanjye. Bahita bamwambika amapingu gereza. Buriya Imana ijya yemera ko turengana, Imana ijya yemera ko abantu bagupangira kandi bigafata, Imana ikabyemera ukarengana, Imana igaceceka. Ariko ndakubwira ngo umugambi w'Imana, buriya Imana iceceka izi kizakora. Nubwo abantu bakurwanya, nubwo abantu bagusebya, nta muntu uzafata Imana ngo ayikome mu nkokora. Haleluya! Nta muntu wakoma Imana mu nkokora ngo icyo yavuze no kugikora izagikora. Haleluya! Baramujyana. Abambere baramugurishije bibwira ko birangiye. Uwa kabiri nawe aramugambaniye, amujyanye mu nzu y'imbohe, yibwiye ko birangiye. Ariko kumbe abo bose ni abakozi b'Imana barimo kumusunikira hahandi Imana ishaka kumujyana. Haleluya! Buriya reka mbabwire, ntukajye utinda ku bantu bakwanga, ntukajye utinda ku bantu bakugambanira, ntukajye utinda ku bantu bagusebya. Bariya abantu barimo barakwinjiza mu mugambi w'Imana. Haleluya! Buriya Imana iratangaje. Hari igihe Imana ikubwira ngo irakwamamaje, none ukajya ugira ngo ni ibintu byiza bizakuba, kumbe bagiye kukuvuga, bagiye kugusebya, izina ryawe rigiye kwamamara, bakuvuga uko uri n'uko utari, ariko Imana irabona irimo kukwamamaza. Haleluya! Buriya hari abantu bashinzwe kwamamaza abantu b'Imana kandi bo batabizi. Wakumva ni urwango rubimutera, wakumva ni ishyari ribimukoresha, ariko Imana irimo kugupangira, irimo kumenyekanisha izina ryawe, abantu bose bakakumenya. Bamara kukumenya mu bibi, Imana igahaguruka igafata ijambo ikavuga ngo umwana wanjye mwaramusebeje, mwaramuharabitse, ariko umwana wanjye ararengana, ariko izina ryawe ryaramamaye. Haleluya! Yosefu ngo aragenda ageze mu nzu y'imbohe. Ya mpano yo kurota
Imana irakomeza irayikoresha. Buriya hari ikintu kizakiza umuntu, nawe urabizi, uzi impano ufite. Mushu, buriya hari ikintu kizakiza umuntu cyane. Hari umuntu ukubwira ngo ngewe umunwa wanjye ndabizi kuzankiza. Hari umuntu wigeze kubitubwira hano w'umuvuga butumwa, aravuga ati nge ndavuga, ngewe nzi kuvuga nanjye mbyiyiziho. Aratubwira ati uyu munwa wanjye warankishije. Twarasetse ariko dusanga nibyo. Buriya uko nguko ubona wisuzugura, hari ikintu Imana yagushyizemo kizagukiza, kizagutambutsa, kizakugeza mu mugambi w'Imana. Yosefu rero za nzozi, ya mpano y'inzozi, nubwo yageze muri gereza yakomeje kubana n'Imana, arakomeza arakiranuka. Icyambere yanze gukora icyaha. Buriya reka mbabwire, hari abantu umuntu ukubwira ati umva, bitewe n'uwo uriwe, kuba wifuje nibura kuryamana nanjye, ndemeye mbikore. Kuba uri bosi wanjye ukanyifuza, akumva ni nk'ishema, avuga ati umva n'abazabyumva, kubona ko naryamanye na bosi bazavuga ko ndi umuntu udasanzwe. Yosefu ntiyigeze abiha agaciro, yahaye agaciro Imana iri muri we. Aravuga ngo biragatsindwa, databuja yanyeguriye ibintu byose byo muri uru rugo, ikintu yanyimye ni wowe mabuja, sinshobora guhemukira Imana. Yosefu arakiranuka, ageze no muri gereza, Imana ibana nawe. Za nzozi zirakomeza, ngo umunsi umwe ngo aza kurota, arotera abantu bakoraga ibwami babiri. Ngo umwe ngo niba ngo yarashinzwe ibintu by'imitsima, undi nawe ashinzwe guhereza Potifari umwami Farawo vino. Yosefu arakomeza ngo ararota, abarotera ngo umunsi umwe ngo yarimo ngo arakora ibyo by'imitsima n'iki, ngo noneho ngo imitsima ngo ayifite ngo ku kibo, ngo ku mutwe we igisiga kiraza gitwara ya mitsima kirayitwara. Undi nawe ngo arota ngo arimo ngo arasuka vino. Ni muri icyo gihe bari barabafunganye na Yosefu. Basobanurira Yosefu inzozi, arazirotora, arababwira ati wowe warose ubona ibisiga bitwara imitsima ku mutwe wawe, bazaguca igihanga. Wowe nawe warose urimo gusuka vino, uzasubira ibwami wongera ukora akazi wakoraga. Za nzozi zisohora uko bazivuze. Noneho Yosefu yigumiramo, babandi barataha, undi nawe bamuca igihanga. Ngo umunsi umwe rero umwami arota inzozi, arabaza ngo ninde muntu wansobanurira izi nzozi. Ba bantu wa undi wavuye muri gereza wasukaga vino ibwami, aramubwira ati hari umusore nasize muri gereza yitwa Yosefu, ni umuheburayo, yubaha Imana. Haleluya! Umva ko kantu, nubwo waba uri mu bigeragezo ujye wubaha Imana. Aravuga ati ni umuheburayo, twarabanye igihe twari dufunze, aturotorera inzozi. Uwo yabwiye ko azacibwa igihanga baragiciye, uwo yavuze ko azasubira mu kazi ke yagasubiyemo. Ati ni mu muhamagara azarotora inzozi. Yosefu ngo baramuzana, ngo barabanza baramwogosha neza, bamukuraho imisatsi, bamukuraho inzara, bagira bate, bamuzana kwa Potifari. Ahageze umwami aravuga ati narose. Ubwo ntimurambirwe mu nkurikire, ndi kubabwira inzira umuntu anyuramo kugira ngo agere ku cy'Imana yamuvuzeho, nubwo ahura n'ibigeragezo byinshi. Ushobora kuba uri mu kazi wakagiyemo Imana yavuze, ariko ibibazo ufite mu kazi urimo kwibaza ngo ibi bizagenda gute. Bazakurwanya, bazagusebya, bazakuvuga ukuri nuko utari, bazakugambanira, bazacura inama, ariko imigambi yabo niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntizahama. Haleluya! Imana yo mu ijuru yica imigambi yicakura ngo kugira ngo zidasohoza imirimo yazo. Baramuhamagara. Hari igihe Imana ituma abantu barota batari no kurota kugira ngo ukenerwe. Ubungubu hari igihe abantu barota batajyaga barota, bagahita bibuka ko wowe uhari, bakaguhamagara ngo ngwino uzirotore. Araza, umwami aramubwira, Farawo aramubwira ati narose, ngiye kubona mbona inka 7 zibyibushye. Ngo yabirose abona ngo ari ku nkombe ngo y'uruzi, ngo abona ngo inka 7 zibyibushye, ngo abona n'izindi 7 ngo zinanutse z'umwako. Niko Bibiliya yazivuze ngo ni umwako zinanutse. Noneho ngo za zindi 7 zibyibushye, za zindi zinanutse 7 zimira 7 zibyibushye, ngo ariko ziguma zinanutse.
ntagira ikintu gihinduka. Arambwira ati izo zarangiye, ndongera ndota izindi. Mbona amahundo 7 meza meza yeze neza. Mbona n'andi mahundo 7 y'iminambe atareze, atameze neza, adashimishije. Ya mahundo ngo amira amahundo anambye, amira amahundo abyibushye, ngo ariko arakomeza amera kwa kundi. Buriya rero Imana yacu ishatse iganira n'abantu b'abami, ikabahishurira, ikavugana nabo. Buriya Imana izi ubwenge, utazagira ngo Imana ni injiji. Imana yije kuganira n'umuntu ukomeye, nayo ntago iza kenyege, iza mu buryo nyine buri VIP. Sugira ngo Imana byari binaniye kuza ngo imubwire ngo hari inzara igiye gutera mu gihugu cyawe izamara imyaka 7. Oya, Imana izica amarenga ariko mu bintu biri VIP. Buri Imana nijya kwiyereka umuntu uciye bugufi, izazana ingero zoroheje, kuko nawe niho ubwenge bwe bugarukira. Izaguha ingero, ibone uri guteka ubugari, wenda ibone uri wicaye ku igare, wenda ikwereke uri kurya amavoka, utuntu tworoheje kuzi ko nibyo ubamo. Ariko nisanga umwami, izaza nyina nayo ari inyacyubahiro. Asobanura inzozi. Yosefu aravuga ati, databuja, Imana niyo iri bumbashishe kugusobanurira. Azaciye bugufi aravuga ati, ngewe nta kintu nabona nakubwira, ariko Imana imbamo, umwuka wera undimo, ni uri bumbashishe kugusobanurira ibintu nyagasani. Ariko muri iki gihe cyacu, iyo uhamagaye umuntu ngo sobanurira, aza yazamuye ibiciro. Bavuga ati, banza ushyire hano amafaranga. Izi mpano zaramvunye, siko bavuga, izi mpano zaramvunye, nagiye mu butayu kugira ngo nzibone, niyirije iminsi niyi. Ahubwo ati, zana 200,000 cyangwa se zana 10,000. Ntagira isoni zo kuguca amafaranga. Ariko Yosefu aravuga ngo Imana yo mu ijuru niyo iri bumbashishe. Aramusobanura avuga ati, nyagasani, izo nka zibyibushye wabonye zariwe n'inka zinanutse kandi zikakomeza zikananuka, ni imyaka 7 igiye gutera y'inzara muri iki gihugu cya Egiputa. Nibyo byose by'amahundo nicyo byasobanuraga. Aravuga ati, rero nyagasani, shaka umuntu w'umunyabwenge ashakisha ukuntu mwahunika imyaka, muhunike iyo myaka 7, musarure muhunike, nta nzara izatera muri Egiputa. Urumva inzira Imana irimo igenda imugeza mu mugambi wayo. Haleluya! Murankurikiye? Imana iramubwira ngo bibwire Farawo kutyo ko ari inzara igiye kuzatera ikamara imyaka 7. Farawo aravuga ati, mva, ngiye gushaka undi muntu utari wowe, naba ntagira ubwenge. Wowe nyine, wowe Imana yeretse ukanabisobanura, bari wowe ubishingwa, ushingwa ikigega cy'igihugu, ugende muhunike ibintu, muhunike. Kumbe Imana irashaka ko bene wabo inzara izatera ni wabo, bagasuhuka bakaza gushaka ibyo kurya. Yosefu akongera akabonana na bene wabo, kandi Imana ikamugeza kuri wa mwanya yashaka kumugezaho. Haleluya! Umwami aravuga ati, ni ibyawe bari ubikora. Yosefu ahisaba umuntu ukomeye wo mu rwego rwo hejuru. Nta kinjiraga, nta cyasohokaga atabizi. Nta muntu washoboraga kubona nibura n'inusu y'umuceri cyangwa y'ibishyimbo Yosefu atabizi. Umva icyo cyubahiro kuri wa muntu watawe mu mazi, mu cyobo cy'amazi, kuri wa muntu bagiriraga ishyari bakavuga ngo Karose araje. Bakoze ibishoboka byose ngo baburize mu mugambi w'Imana, ariko ntibabishoboye. Haleluya! Yosefu abazamutse atyo, inzara iratera i Kanani. Bene wabo Sara babwira ati, rero bana banjye, mujye kudushakira ibyo kurya. Bo bari bazi ko Yosefu ntibari bazi naho yagiye. Bumvaga byararangiye, atari n'umuntu wagirirwa neza n'Imana. Ariko ibaze za nzozi yarose, abona izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 bimwikubita imbere, byarasohoye. Nubwo bamutaye mu rwobo, nubwo bamugurishije, nubwo uriya mugore yamugambaniye, byarasohoye. Wowe ugeragejwe kangahe n'isezerano ry'Imana? Ni kangahe ugeragejwe? Birashoboka ko wajya gucika intege ukavuga ngo ibintu Imana yambwiye bizaca he. Buriya kumenya aho bizaca si ibyacu. Ariko usanga kenshi abarokore Imana imubwira ikintu akavuga ngo buriya se bizaca he. Mushumba agahaguruka akakubwira iki Imana iri kumubwira,
ukabyakira ariko ukavuga uti bizaca. Kumenya aho bizaca si ibyawe. Yosefu yarazi ko byaca hariya, yarazi ko bizaca mu kujugunywa mu rwobo, yarazi ko bizaca mu kugambanirwa, yarazi ko bizaca mu gushyirwaho kese nk'iriya ngo yafashe ku ngufu umugore wa Potifari. Nawe ni kutazamenya aho Imana izanyuza ibyawe. Icyo usabwa wowe ni ukwizera icyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Igihe kiragera rero, inzara iratera. Yakobo abwira abana bati nimujye kudushakira ibyo kurya. Baraza. Niho twasomye ahangaha ku gice cya 45. Bagezeyo bagize ibyago, babona bahagaze imbere y'umuntu bakavuga ati uyu ni Yosefu cyangwa siwe. Hari igihe Imana igirira neza umuntu, wahura n'abantu bakuzi uri mu butayu bakajya basigana bakavuga ngo uriya niwe cyangwa siwe, ariko asa nkawe, aseka nkawe, mva agenda nkawe, neza n'intambuko niwe, ariko turebye ibintu Imana yamukoreye ntago uriya byamubaho siwe, ngo bamugiraho impaka. Ahangaha ku murongo ku gice cya 45 ngo Yosefu ananirwa kwiyumanganya. Haleluya. Yarabibonaga ko bamuyobewe, ngo ananirwa kwiyumanganya, ngo abwira abantu ngo nimuheze abantu bose, mubwira abantu bose bambise. Arangije asigarana na bene wabo. Aravuga ngo ntimwirakarire, ntimunitonganye, ntimunibareho urubanza ngo mwangiriye gutya na gutya. Ni Imana yabanyujijemo kugira ngo ngere ahangaha ngeze. Haleluya. Hari igihe turakarira abantu, nukuri reka mbabwire 2023 mureke dufate izindi ngamba. Niba hari n'abantu warakariye ngo barakuvuze, ngo baragusebeje, ngo barakwanze, bihorere, barimo kugusunikira mu mugambi w'Imana. Yosefu aravuga ati ntimwirakarire. Mushumba warabizi ibintu nahuye nabyo mu bihe byatambutse. Narababaye ariko ntago nahenzwe ko ari umugambi w'Imana. Uyu munsi ahantu ndi ntago ari uko hari ahantu ngeze hakomeye, ariko naho ngeze naje gusanga babandi bansunikaga mu mugambi w'Imana. Ntago nari gukura, ntago nari kureba, ntaho nari kugera. Uyu munsi aho ngeze hari abantu bandwanije bazi ko bari kundwanya, ariko nasanze barimo kunsunikira mu mugambi w'Imana. Buriya abantu bose ni abakozi b'Imana. Ntuzangire ngo umukozi w'Imana nuhagarana akavuga nondirwa gusebya, arimo arakorera Imana. Wondirwa gusebya, wondirwa kuvuga ukuri, nuko utari, babandi bavuga ngo wakuyemo inda, ni abakozi b'Imana, bareke bakwamamaze. Babandi bakureba bakavuga ngo yewe ngo noneho ngo ntibucya. Hari umuhanzi wavuze ngo ariko bugacya, ngo bukongera bugacya, ngo nejo bugacya. Bihorere bivugire. Uyu mwaka ushize nahuye n'ikigeragezo cy'amagambo. Nshuti zanjye baramvuga numva injereri zije mu matwi, kandi ku bintu ntazi nanabaho ntazi. Nahuye n'uruvugo, nahuye n'abagambanyi. Uwo mu nzu y'Imana habamo abantu b'abagambanyi. Niba nawe wicaye mugambana, yegura umukozi w'Imana kukugeza umuntu ku mugambi w'Imana, ariko uzanihana. Buriya Yuda ni umukozi w'Imana. Yuda yasohoje ubushake bw'Imana, agurisha umwana w'Imana kuko byari byaranditswe ko azagurishwa ibiceri 30. Ariko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ugambanira umwana w'Imana azabona ishyano. Niba mvuze gutya ntiwumve ko kwirirwa uvuga abantu ngo uri umukozi w'Imana ngo uri kubasunikira mu mugambi w'Imana, ariko unihane. Imana se yakoresheje abandi ntikoreshe wowe. Yosefu babura ibyo kurya, baraza bamugeza imbere ngo bakajya bavuga ngo ariko turabona ariwe. Bandi bati se ubu ngubu yaba ubu ntakiri umukozi wo mu rugo. Kumbe Imana yaramuzamuye. Hari abantu muhura bakakuyoberwa, bakavuga ati runaka tuzi wa 2016, se ko tubona Imana yamuteyeho inyama, se ko tubona yabyibushye, yewe yaramamaye ahantu hose niwe. Ni Imana. Ariko buriya akubwiye ahantu Imana yamunyujije, akubwiye abantu bamutikuraga ibintu, abamusebyaga, bamurwanyaga,
hari igihe twajyaga tuvuga Imana bakaguha iminota 5 wayirenza bakakwaka mikrofone, ariko haleluya, ndashima Imana ko uyu munsi sigaye mari iminota 45 n'isaha nayimara, ntabwo nabura icyo mvuga. Umuntu wabikoraga ziko yambuzaga kwinjira aho Imana ishaka, uyu munsi niho ndi. Haleluya. Reka mbabwire, Imana nishyigikira ariko izanshyigikira uyu mwaka wa 2023. Ndashaka gukorera Imana cyane, ndashaka gukorera Imana cyane, uko nshobojwe nzajya mvugira Imana, kuko hari igihe nabonaga bitashoboka. Hari igihe umuntu akurebera mu butayu, akurebera mu gihe uhagazemo, akabona butazacya, ariko uyu munsi abakire b'uyu munsi nibo bari abakene b'ejo hashize. Uyu munsi abantu bitwara mu modoka nibo bagendaga n'igare cyangwa n'amaguru. Ku Mana byose birashoboka. Umugambi w'Imana ni muremure ku buzima bwawe. Uyu munsi ushobora kuba no kubona ibyo kurya nibura bya saa sita gusa tudashyizemo iby'ijoro, ukabona biragoye, ariko umugambi w'Imana nuko uzagaburira n'abandi. Haleluya. Ubwo ndagira ngo nkangure ubwonko bwawe wibuke ikintu Imana yavuganye nawe. Uyu munsi abantu bagiraga agatenge kamwe, akakamesa nijoro, ariko konyine agira akakamesa nijoro, akakanika mu gitondo akakambara. Ubu nibo bambara amabazi, nibo bambara ibintu bihenze. Haleluya. Ndabeshya? Nuko bimeze. Hari abantu Imana yabwiye ngo muzarya muhage. Wareba ukuntu umva no kubona inusu y'akawungi wanyu mu bana 5, ukabona ni ikibazo. Ntago Imana biyitera isoni kukubwira ko izakumara inzara, nubwo uyu munsi inzara ihari. Ntago Imana biyitera isoni. Ariko reka nkubwire, ujye ugerageza mu nzozi ufite, wirinde kuzivuga. Ngiye gusoza. Umunsi umwe twasuye umushumba wacu, ntago ndi bumuvuge ntimumumenye, si hano, ntago nasengeraga hano. Twasuye umushumba wacu, turicara, tumaze kwicara turaganira nyine turisanzura. None akajya tubaza ati, nkawe hari mu ntangiro z'umwaka nk'ubu ni yihe ntego ufite? Twari twahuye turi abakozi b'Imana bo mu rusengero, buri wese akavuga inzozi ze, buri wese akavuga ibyo navuze nzakora. Narindi kumwe n'umuntu wa wundi urwanya umugambi w'Imana kuri njye, yahise afata bya bindi byose mvuze hatavuyemo na kimwe, kuko njye narabiteganyaga ariko ntafite ubushobozi bwako kanya. Noneho we yari yicaranye n'ubushobozi, ahita afata bya bindi byose mvuze, bwakeye mu gitondo abishyira mu bikorwa. Buriya niyo mpamvu abayobozi bacu bavuga ngo nuhanga igihangano ujye ujya kucyandikisha muri RDB, bimenyekane ko ari we wagihanze. Ubu umuntu wahanze imbabura, iriya mbabura bita ngo cana make cyangwa rondereza, iranditswe muri RDB ko ari we wayihanze. Nubwo hagira abandi bantu bayigana, ariko igihangano original niwe wagihanze. Noneho bya bintu rero navuze nzakora mu gitondo, umva ikintu rero nahize nkibabwire. Yewe nkunda abantu, nta mutima mubingira pe, n'Imana izawundinde. Nari navuze ngo Imana ningirira ubuntu ikampa ubushobozi, nzagurira ibitenge abamama bose bo mu itorero b'abakene mbambike. Ndabihiga ariko ntafite ubushobozi. Noneho wa muntu ndi iruhande we ubushobozi arabufite, ariko ntahishurirwa yari afite, agendera kuhishurirwa ryanjye, abishyira mu bikorwa, arabambika. Koko arabambika, ye ajya no muri korari arabambika. Ariko byarangiye gute? Uburyo yagiyemo sinabubabwira. Amaze kugenda akajya bacyurira, sinabaguriye ibitenge, sinabambitse, sinagize gute. Umuntu uzagendera kuhishurirwa ryawe bizamuvuna. Haleluya. Bizamuvuna. Nahise niga ikintu kivuga ngo ningira nihishurirwa nzajya nceceka kugeza mbonye ubushobozi ndishyire mu bikorwa. Ni nako buriya Yosefu yataza kuvuga ziriya nzozi zari kuzasohora ko atanyuze muri biriya bibazo byose. Rero hari ibintu bitubaho kuko ari twe twivuyemo.
munsi wige guceceka. Buriya satani ntashaka kurwanya ikintu cyawe utakivuze. Satani nta bushobozi agira bwo kwerekwa ngo amenye umugambi w'Imana kuri wowe, ariko iyo wabivuze ahita atangira kubirwanya. Imana ikubwiye ahangaha ngo nzakugira ukomeye, nzagukoresha, warangiza ukajya kubwira abantu musengana ngo maze Imana yambwiye ngo izangira pasiteri, izangira umuhanuzi, bahera ubwo bakurwanya. Wanatangira kuvuga mu rurimi bakavuga ngo uriyagira imyuka y'abarangi, nabahanurira ntimuzabyemere, uriyagira imyuka y'abarangi. Bakakurwanya kuko bakarwanya umugambi w'Imana, ariko Imana ikuraho ibuye bakugeretseho, umugambi w'Imana ugasohora. Haleluya. Abantu batugerekaho amabuye, abantu ni babi, ntibatinya no kukugerekaho uru rusengero rura nuko rungana, ariko Imana irukuraho ikakubwira ngo haguruka ninjye nguhagurukije. Haleluya. Mama pasiteri, Imana iyo yaguhagurukije, nubwo umuntu yakuvuga nabi, nubwo umuntu yagira, uriya abakozi b'Imana bagira intambara zabo zihariye, uzabyumva. Bahita bakubwira ngo uriya ngo naguhanurira ngo uzahita ushyiraho towa, ngo uriya agira imyuka y'abarangi, uriya naguhanurira ntuzabyemere, uriya aratekinika. Abakozi b'Imana bagira intambara nyinshi cyane, ariko reka nkubwire, ugume ku mugambi w'Imana, ukomeze wizere Imana, ukomeze ugirire Imana icyizere. Yosefu ukuntu byaje kurangira, amaze kwirondorera bene se, arahabwa ati mbakuyeho urubanza. Nibyo nari ndi kubabwira, nawe ndagusabye ngo umwaka uratangiye, kura urubanza ku bantu bakurwanije, kura urubanza ku bantu bagusebeje, kura urubanza ku bantu bakuvuze, abantu bakwise umurozi bakureho urubanza, kuraho urubanza ku bantu utambuka bakaryana inzara kandi ubibona, kura urubanza ku bantu ngo barakwibagiwe. Iki kibazo abantu benshi barakigira, ngo ngira bene wacu ngo kandi babakire, ngo bafite amamodoka, ngo ngenda n'amaguru. Wagiye n'amaguru se kuki yafite, ariko ugakura urubanza ku bantu. Ngo namunyuzeho ngo atwaye imodoka, ngo ahita azamura ibirahuri, mureka bizamure. Imana irimo kukugeza ku mugambi wawe, aho Imana yaguteguriye niho irimo irakugeza. Uyu mwaka ushyira abantu hasi wikoreye. Uzuko niyo urose uwo muntu, uzuko itubyuka ukabura ibitotsi ntongere no gusinzira, ngo narababaye, ukabivuga nk'inshuro 7. Narababaye 1, mbabara 2, mbabara 3, 4, 5, 6, 7, sinzamubabarira. Uyu munsi babarira umuntu w'Imana, Imana yagira ngo ibone uko ikugeza mu mugambi wayo. Haleluya. Ndashima Imana rero, Yosefu atubera icyitegererezo, kugira ngo Yosefu agere kuri uyu mwanya. Twaganirira intambwe zose Imana yagiye imunyuzamo mu bibazo. Kandi Yobu yaravuze ngo nzi yuko ushobora byose. Yobu 42:2, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Nta kintu cyarogoye umugambi w'Imana. Hari abantu basinye, barasinya, barongera barasinya, urugo rwawe baruha iminsi, ariko kubera ko ari abantu ntumaze imyaka se, ntiwabyaye se, ntuhetse, kubera ko nta cyarogoye umugambi w'Imana. Hari n'abantu bajya gushaka, abantu bagasinya ngo arashatse ariko ntazabyara, bajya kubona bakabona urimo kugenda ucira. Uriya hari ibintu bitihishira. Imana yakugiriye neza, hari ibintu bitihishira. Muzarebe umuntu wasamye, niyo byagenda gute, biragaragara buri kanya arasohoka akajya gucira, ntago byamukundira. Ibintu Imana yakoze ntiyabigira ibanga. Haleluya. Umuntu Imana yagiriye neza, abantu bose barabimenya. Warangiza ugacya mu maso, hari abamama bakuru bazi kubireba, n'inda y'icyumweru kimwe barayimenya. Ngo ngo ariko nyabo bako mbona batamuye, hari ukuntu babivuga abamama bakuze. Ngo nyabo ngo ko nkureba, ngo nkabona ngo urakeye, ngo uzi ukuntu usa neza. Imana yakoze imirimo. Kandi ubwo hari abagiye barahambira, bajya munsi y'urutare ngo barazirika ngo ntazigere, nivamo ntazayibone. Umugambi w'Imana ugakuraho ryabuye. Haleluya. Umugambi w'Imana nje kukubwira ngo ni muremure cyane. Reka abantu,
va ku bantu. Uyu mwaka ushyira abantu hasi. Nanjye umuntu wamvuze naramubabariye kandi nawe birimo kumubaho ntibimworoheye. Buriya ijambo ry'Imana ndarikunda, ryaravuze ngo ucukura urwobo azarugwamo. Hari igihe umuntu agucukurira urwobo azi ko ariwe uri burugwemo, Imana igahita igira gutya akaba ariwe urugwamo wowe ukajya inyuma. Uyu munsi ayo yamvuze wari kuvugwa harenze ayo yamvuze, ariko ntago binshimishije pe. Nanjye ndababara nkavuga nti Imana, yego yabaye umukozi wawe ariko nibura dohora mubabarire. Uyu munsi ndashima Imana, uyu munsi ndimo gukorera Imana, uyu munsi nguwe neza, n'ahantu ndi meze neza pe. Haleluya, meze neza pe. Ikimenyimenyi ubona mushumba wanjye ampa iminota ingana gutya, ubona hari icyo mbaye, meze neza pe. Mu gihe namaraga 5 yashira bagatangira kunyandikira ngo gira vuba ngo rekera. Haleluya, ndashima Imana. Mushu ndakubaha mu mavuta ya mushumba, ubu niho ndi gukorera. Hari igihe umuntu yivugira gutya ngo ngo aracinya inkoro. Ntago ncinya inkoro. Iyo Imana yaguhaye yaciye inzira, iyo Imana yakubyukije cyangwa yakuyeho ibuye biremera. Ariko mpagurukiye mu mavuta ya mushumba. Mushumba arabizi. Cano ya mbere natanzeho ubuhamya ni duhumurizanye, cano ya mushumba. Uyu munsi nanjye mfite agacano kakana. Haleluya, mfite agacano kubera ko nahagurukiye ku birenge bya mushumba, kandi mushumba aranshyigikira. Sinaye nabona kamera, dore iriya kamera irimo iramfata, biraza kujya kuri cano yanjye. Mumere Imana icyubahiro. Haleluya, nutubaha amavuta ari imbere yawe, ayawe nayo ntazakura. Ngiye mushumba ndamwubaha, ndanamukunda. Igihe ubona ko mba na postinze ntako ntagira, kubera ko hari ibintu byinshi byakunze ngeze ku maguru ya mushumba, ku birenge bye. Tubiziranye, harabizi. Abantu bashyiragaho ibuye ngo bitazatobora, ariko byaratoboye mu izina rya Yesu. Mu gusoza, wowe urwanijwe kangahe? Na n'uyu munsi ukirimo kurwanywa, urugo urimo barakurwanije, na n'uyu munsi baracyakurwanya. Nje kukubwira ngo ihangane, nta muntu uzarugukuramo nshuti yanjye. Sinjya mbabwira ko ngewe bampaye iminsi, ariko uyu munsi simaze 17, uyu mwaka mu kwa gatatu ndaba ndimo mbara 18. Ndi umumama ukuze kubera Imana. Abantu bararwanye nshuti yanjye, bazana mbese bashyiramo n'inyundo ngo bareko barunyeganyeza, biranga. Bazana amagambo biranga, bakoresha ubukonikoni biranga, kubera ko Imana yavuze ngo urugo rwanjye rugomba kubaho. Ni iki kiguteye ubwoba? Soza. Hari igihe ufata ikarine wanditsemo amasezerano yose ukayasoma, ukavuga ngo Mana, icyo wakoze cyo warambeshye gusa, ibi bizaca hehe? Ntago Imana ibeshya. Nje guhagarara hano, umuntu umwe niwe wavuze ngo yantumye, ngo yo ntago yabashije kwiyizira, yantumye. Nanjye noneho mbikubwire, yantumye ngo nkubwire ngo ibyo yakuvuzeho bizasohora hatavuyemo na kimwe, mu izina rya Yesu. Bizaba bya bindi ugira utugenda n'indege, uzi ko uzayijyamo, uzayijyamo n'ukuri. Buri ikintu abonye kitavangira, inzozi ntago zijye zivangirwa. Bya bindi ugira urota witwaye n'imodoka, n'ukuri ko Imana bizaba. Bya bindi ugira urota uri umumama usobanutse, bizaba. Nubona uyu munsi udashinga utanabyina ngo ugire ngo niko bizahora, mu mugambi w'Imana. Ijambo ryaravuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza si bibi. Haleluya. Ibintu bibi bikubaho ni umugambi wa Satani, ariko mu mugambi w'Imana ni byiza gusa. Nukubyibuha, nukubyara ibibebe byiza, nukubana n'umugabo wawe neza akajya kwita sheri nawe ukamwita shushu, ni ibyo biri mu mugambi w'Imana. Nta marira arimo, nta nzara, nta kurara uhekenya amenyo, nta kurara wishima mu mutwe. Oya, ibyo Imana yibwira kuri wowe ni byiza, ntago ari ibibi.
uririmbye araririmba ngo nubwo bitameze neza uyu munsi, ejo bizemera, nta bwoba bw'ibihe, Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Ntuzatangare niduhura mva mfite inzozi. Haleluya. Mbwirira mugenzi wawe ngo mfite inzozi, ntuzimubwire ariko mubwire ngo mfite inzozi. Sibwo mwabwiranye, ntuzivuge ariko umubwire ngo mfite inzozi. Buriya nta muntu udafite inzozi ntibazakubeshye. Buriya nakarakana kakwicaye iruhande, mama we buriya muganire wakumva inzozi afite. Buriya we ntiyatinyera kukuvuga ati nzaba perezida. Izo nazo ni inzozi afite. Imana izaziyobora ukuntu kwayo izigeze aho ishaka. Imana rero ibaha umugisha. Ntangiye umwaka mbabwira ngo mukomeze mwizere Imana. Umugambi w'Imana ntuzayoba. Nubwo abantu bazawurwanya uzabareke, ubabwire uti bwebwe nimukomeze munsunike imbere. Mukomeze musunike imbere ahubwo mungezeyo vuba. Haleluya. Reka mbabwire akantu soza ngo igikeri ngo bagiteye umugeri. Igikeri buri iyo ugiteye umugeri kigwa kireba aho kijya, direction yacyo, mbese icyerekezo cyaho cyajyaga. Bagikubita umugeri kigwa kireba imbere hariya, kireba ngo ararara, ngo ariko birababaza nubwo byihutisha. Nubwo byihutisha birababaza. Iyo bakuvuga urababara, iyo bagusebye urababara, iyo waburaye urababara, ariko birimo kukwihutisha mu mugambi w'Imana. Imana iduhana umugisha. Haleluya.